Ndabasuhuje cyane nshuti bakunzi mudahwema kubana natwe Nathaniel Afiabora kuri iyi channel rwose mbifurije umugisha aho muhereye hose amahoro y'Imana abane namwe nk'uko bisanzwe rero iyi channel tuyinyuzaho ibiganiro by'ubuzima mbere na mbere rwose ubuzima tukabasha kumenya haba imirire haba iminywere tugomba kubinywa cyangwa kubirya kugira ngo bitugirire umumaro. Ntabwo dukwiye kuba tubikoresha cyangwa se tubirya kugira ngo bituryohere gusa. Tugomba no kujya tumenya ko ibiryo nabyo bivura, tukanamenya yuko kandi n'ibinyobwa nabyo bivura. Hari ibintu byinshi cyane tugenda twirengagiza tuba tutari tuzi ibanga ryabyo. Ese bitumarira iki mu mibiri yacu? Ese bituvura iki? Ibyo nibyo iyi channel yaje kugira ngo tujye tubivugaho kandi tugende twunguka ubumenyi ku bijyanye n'ibiremwa Imana yaduhaye kugira ngo bijye bidufasha bituvure indwara zitandukanye. Turajya tuvuga rero ku bintu byinshi cyane. Hari ibimera muba mutazi icyo bimariye. Ibimera abantu benshi baba bakoresha ariko ugasanga nta nubwo bazi icyo bigenda bimarira umubiri wabo. Uyu munsi rero ntabwo ndi bujye kure cyane rwose, ndashaka ko tumenya ibanga riri mu kirungo cyangwa se ikimera bita beterave rwose abantu mugomba kumenya ibanga. Ese wowe uyikoresha beterave ikumarira iki? Ese ubundi beterave uyikoresha ute? Nibyo nshaka ko rero tuza kumenya. Ni iyihe mpamvu ukwiye kuba warya beterave? Ese uyiriye cyangwa se uyinyweye? Dore ko ibyiza ari ukuyinywa muri wa mutobe wayo mwiza usa neza ukajya uwukoresha. Ese byakumarira iki? Reka rero twigire hamwe ibanga ryo gukoresha beterave ukayinywa cyangwa se ukayirya. Ikaze rero dutangirane kandi turinde dusozanya kugira ngo ubashe kumenya ibyiza bya beterave. Ubundi beterave ni igihingwa kiri mu bwoko bw'ibinyabijumba. Yego, beterave ibarirwa mu binyabijumba kandi ikabarirwa no mu mboga no mu birungo. Habamo amoko rero agera muri 3. Beterave hari beterave ikoreshwa nk'ubwatsi bw'amatungo. Abantu benshi ntabwo muzi beterave amoko yazo, ariko irimo amoko 3. Hari ikoreshwa nk'ubwatsi bw'amatungo, ikaba ari cyo rwose yagenewe. Abenshi nta nubwo tuyizi, ariko mu byatsi bisanzwe irimo. Hari indi beterave ikoreshwa ivanwamwo isukari rwose igahingwa, ari nacyo yagenewe gukurwamo isukari. Hakaba na beterave ihingwa ari uburyo bwo kugira ngo iribwe, ari nayo iyi ngiyi mubona itukura dukunda gukoresha. Beterave rero irinda indwara nyinshi zitandukanye ikanazivura. Harimo twavugamo nka kanseri, twavugamo ko ifasha amaso kureba neza, twavugamo ko ifasha indwara z'umwijima n'umutima kuba ziyakira cyangwa se zarinda kuba warwara umutima cyangwa se umwijima, ndetse n'izindi ndwara zitandukanye, ndetse n'izindi nk'imikaya, nko kuba yafasha imikaya gukora neza. Ubwo rero murumva ko beterave tugiye kuba tuyivugaho byinshi kandi byiza. Nkurarikiye kubana natwe, wibuka gukora subscribe rwose. Wowe utari wamara gukora subscribe, urareba aho hepfo rwose urebe ko wayikoze, hanyuma rwose ntacyo bigutwaye ukoreho, hanyuma tujye twibanira no mu bindi biganiro kugira ngo ujye ubibona mbere ibindi biganiro tugenda dushyiraho. Kandi ntabwo tuzigera tubashyiraho ibiganiro tutamaze kumenya neza kandi tutazi umumaro biri bugirire ababireba. Ubwo rero wibuka gukora share kandi ugasangiza nyine inshuti zawe ibi biganiro kugira ngo nabo bajye babasha kuba babibona mu buryo buboroheye.
hanyuma bakore komenti, mukore komenti rwose, mutwandikire muri komenti, mutugezeho icyifuzo, inyunganizi cyangwa se igitekerezo ndetse n'ibindi bitandukanye. Twihuse rero, reka dutangire tumenya ikintu cya mbere beterave izadufasha kuri twebwe tuyikoresha. Icya mbere, beterave ubundi inoza imikorere y'imikaya. Yego, beterave inoza imikorere y'imikaya. Umutobe wa beterave harimo monoxide d'azote, ifasha imikaya kwinjiza umwuka mwiza mu mubiri ariwo oxygene mu gihe umuntu akora siporo cyangwa imyitozo. Icya kabiri, beterave ifasha amaso kureba neza. Ibibabi bya beterave iyo biteguwe mu buryo bw'imboga ukabiteka nk'uko bateka dodo cyangwa epinari, haba harimo karotenoide z'ingenzi ku maso, kuko mu gihe amaso ahuye n'urumuri rw'ubururu, karotenoide zihita zirinda amaso kwangirika. Icya gatatu, beterave ifasha urwungano ngogozi. Kimwe n'izindi mboga zose, beterave nayo yiganjemo fibure zituma imyanda ibasha gusohoka mu mubiri ku buryo bworoshye, hehe n'uburwayi bwa constipation. Iyo tuvuze constipation tuba tuvuze impatwe, kugira impatwe. Ubwo ku muntu uyikoresha rwose iba irimo iryo banga. Icya kane, beterave ifite umumaro wo gukura uburozi mu mubiri. Muri beterave habamo betarayine. Betarayine kandi ikaba ifasha mu gikorwa cyo gukura uburozi nk'ubw'itabi mu mubiri, kuko hamwe na betarayine uburozi cyangwa indi myanda yirunda hamwe igasohoka ku buryo bworoshye. Niba ko beterave irakomeye cyane. Icya gatanu, beterave yongera amaraso mu mubiri. Rwose abantu benshi aka kantu ko ntekereza ko mwari mukazi. Ku bantu batangiye kugira ikibazo cy'amaraso makeya, beterave ihita ibikora cyane. Beterave yifitemo akamaro kanini kuko ituma hakorwa abasirikari batukura, ndetse ikazana umwuka mwiza, oxygene ikawuzana mu mubiri. Numva ko beterave ni nziza. Icya gatandatu, beterave irwanya kanseri zitandukanye. Mu bigize beterave dusangamo glycine betane. Glycine betane ifite uruhare runini mu kurwanya kanseri ntibashe kwinjira mu mubiri w'umuntu. Beterave rwose burya yifitemo ibanga rikomeye. Beterave ubwo tubigeze ku cya karindwi, beterave yiganjemo potasiyumu. Uyu munyu wa potasiyumu ni ingenzi mu mubiri w'umuntu kuko utuma habaho imikorere myiza y'imikaya. Si ibyo gusa, ahubwo n'amarangamutima, emosiyo, akora neza rwose, ndetse bivanaho umunaniro wo mu bwonko. Kuba ukoresha beterave ni byiza cyane kuko yiganjemo uriya munyu wa kalisiyumu. Icya munani, beterave zikungahaye kuri vitamine C. Abantu rwose mujye mukoresha beterave kuko zirimo intungamubiri za vitamine C ziganjemo cyane. Beterave ikungahaye kuri vitamine C, ifite umumaro wo kubaka ubudahangarwa. Usanga umuntu rwose ubudahangarwa bw'umubiri bumeze neza, cyangwa se ubwirinzi bw'umubiri bumeze neza cyane. Ubwo nyine abasirikare b'umubiri ntabwo babasha kuba bacika intege cyangwa ngo bagabanuke. Muri beterave habamo korajene, ifite umumaro wo kurinda uruhu gusaza, bityo uruhu rugahorana itoto. Utazabona umuntu rwose afite uruhu rwiza ngo wibaze ngo ni ibiki. Ashobora kuba akoresha uriya mutobe wa beterave cyangwa se anazikoresha mu bindi bitandukanye. Muri make rero, beterave ni igihingwa gifite umumaro
ntagereranywa biturutse mu ntungamubiri gifite. Beterave ni nziza ku buzima, uko wayitegura kose ikomeza kugira umumaro wuzuye mu mubiri w'umuntu, ariko kunywa ji yayo nibwo buryo bwiza kuko kuyiteka bigabanya intungamubiri. Nifurije rero kugubwa neza aho uherereye hose, kandi rwose nzi ko ntacyo bitwaye kugira ngo wiyandikishe, ubwo niko gukora subscribe kugira ngo tujye twibanira no mu bindi biganiro. Ikindi kandi rwose wanasangiza inshuti zawe iyi video ukoresheje uburyo bwo kuyishyira kuri stati cyangwa se ukayisharinga mu yandi magurupe uherereyemo. Ikindi ni uko wanatwandikira igitekerezo cyawe, inyunganizi cyangwa se ikibazo ukatubaza muri komenti, cyangwa se ukaduhamagara kuri nomero muri kubona rwose aho ngaho, tukabasha no kuganira ku bijyanye n'ubuzima. Waba ufite ikibazo cy'ubuzima mu buryo bwihariye watuganiriza tukaba twagufasha cyane. Ubwo rero nizere yuko abantu rwose turagumya kujya tubana muri ubwo buryo. Ndabakunda cyane, mbifurije kugubwa neza, Imana ibahe umugisha.